maze none se kurana kuri polisi imeze bite? Mva naje gukurikirana ikirego cya mubyara. Kuva cyagiye mubyara ntabwo uramubona? Oya ntabwo ndamubona. Polisi niba mubona se yashaka cyakora namubwira Imana ari mape. Urabona bigende guhinzo abantu hose bigende burwaka kape. Mana yanjye ujye biramunderwamo. Wowe se hano naka Shabanze nyibiresha. Mama yangu. Nkubureje uburyo ukara amazi asanzwe. Nabirenze. Uziko nakaruka igikafite no mu mavi hose neza urupaka kape. Nabirenze. Niko rutaba. Wigize iki wa mugabo? Ubu nabaraga ko uri mu gasho uracyara aho ngaho uri kuyobya abana b'abana. Shaka. Mugabo. Ukicyukoza kari cyakosha. Nijere se giye barwara kigiye. Giye rutaba. Wowe nabure ko gushimuta abakobwa bakoresha mu muri presidence. Kugeza ubu aracyajya ubona kigaragara ujye urana nuko ibyo. Yabare ibintu uri kwigira wa mugabo. Ndaje gukurikirana njye ukaneza kwifungira. Igihe wamaze njye wakwiye kujya kandi. Okay. Imezi se tagara ko rafubona ibi. Ubona mubwiza make ariko amategeko azagutsinda. Azatsinda ze gute mwisi debiri. Komeza. Kandi amategeko ndazishaka. Wigwishe ngo mugabo. Ariko kuyobye. Ese ubundi wowe waje gukora icyaha. Umugabo uramuzi ubu. Ariko turashakaye. Ntabwo mukasha rwose. Se noneho bite ko mbona noneho konje burundu noneho waye nk'igitoki cyanambye. Riyo muranibaza koko nimba ubuzima bwiza bubaho cyangwa kunezerwa habura igisubizo ko njyewe ubuzima bwambanye umubirizi pe. Ikindi nkahora nibaza ni iki nacumuye kugira ngo mbabazwe akajya n'indi kubabazwa. Shanda kumva gahinda ufite gahinda kararyana ariko se ko ruto byaba byakugendekeye gute ko iremereye kugufata kugira umukozi ntari kuguhemba kundi buriya Rutambi ni umuntu ni inyamaswa niki ariko se Shanda ntamwe abagore ari igihe mukabya pe wenda niba ari uko nagira impuhwe nimba ari uko nagira umutima wa kimuntu simbizi ubundi ngenda nagusubije haya kwa Rutambi kugira ngo Rutambi ugende mwitwareho neza sibyo niyo yagucira mu maso utuze kuko hari igihe kizagera nk'umuntu wigeze kuba umugore we ukongera ukamufatisha ega ikibe kimutera kuri n'amafaranga bafite yaba waruzi nge nari kuntoteza yaba waruzi ibikwasi ndi kunyuramo yaba waruzi ngoma mfite ku mutima kubera Rutambi ntabwo waba uri kumbwira gutyo. Fata. Nisi ibintu ndabirambiye. Urambwiye ngo ntegereze. Urabona ndategereza. Uragira ngo mbyaze umwana wa gatatu. Sufashwe nibi. Abahungu rwose murasetsa. Ubu se urashaka kumbyaza umwana wa gatatu umbwira ngo ntegereze ubukwe. Kuki abahungu mwikunda muri selfish. None se ibyo twavuganye byaciye hano bisohokera? Byasohokera byaca hano ntago bindeba. Ngiye kwigendera nabitekerejeho umwanya munini. Uri kumpenda ubwenge. Ntabwo wanyemereye ubwawe ngo twihe umwanya. Uri kumpenda ubwenge. Uzi ibintu ari kunkorera wowe. Akura
birenze ubwonko bwa muntu pe. Iyo ntabwo nzi yuko nakomeza kubaho ubuzima mbayemo kubera yuko abana bo ku muhanda ntabwo babayeho hari nk'uko mbayeho kuko aranoteza cyane uretse ko mfite aho kuryama ariko nabwo yisasira amarira nta kindi nkiyorosa agahinda. Chantal rero kumva kubwira nakagucumbikiye hano ariko hano hamaze iminsi hari abantu benshi pe hano iwanjye bafite abantu benshi mucumbikiye muri famiye yacu batarasubira iwabo. Wenda wowe ubone wakabaye usubiye kwa Rutambi ukamutwara gakeya sibyo niyo byagera nyuma tubonye bikomeje kwanga ntabwo nakuzana hanga byibuza abo bantu bo muri famiye baba barasubiye iwabo. Gakiri kuvugura kazi kuri Rutambi uzi yuko umunsi umwe umbera iminsi 1000 kubera ukuntu amabaza. Ese ubu ngubu ubona ni umutesi bigeze ku buryo utekereza yuko umwana w'umukobwa nkanjye mbanje kugutetaho si ubona ndi ikirara. Cyakora kuko nimba Imana yo mu ijuru ibaho ukabona aho nkunda nk'inshuti yanjye nsengera kuko ubuzima ntabwo nabubamo igihe. Shaho uravuga amasengesho nge ndasenga ko asenga bakire ngewe nasenga nanjye nta kintu ndiho. Njyewe n'Imana duherukana kera umva ahubwo nkubwire wowe n'Imana muherukana kera none se ko usenga n'ubundi ibibazo bigakomeza bikanzaho ari byinshi nawe ufite ibibazo. nabona ahantu naguhera mbikubwira nuko njye ndi umuntu w'umugabo nkikaruma nyine nkabishyiraho nkabihisha nabyigumanira hanyuma yagatemba ajya mu nda uri kumva niyo mpamvu rero n'agahinda kawe uri kumbwira ndi kukumva ntugire wenda no kugushora nkwikuraho pe sibyo mbabarira uba usubiye kwa Rutambi iyo wambabari ukanshakira ubundi bufasha wama ntumbwiye gusubira kwa Rutambi. Urashaka kumbyaza umwana wa gatatu? Hako se ni iki gitumye uhinduka? We ntabwo twaganiriye ejo bundi. Akuzi ko umva umunsi ngiye kwigendera nafashe icyemezo ngiye kwigendera. Please. Nzagaruka hano ari uko wabitekerejeho nkaza tugakomereza gahunda twari dufite. Hako se Sonia kuko ntabwo ngewe nabishobora. Nusuhinduwe niki ejo muri ntabwo twavuganye wamaze. Ntabyo twavuganye babarira. Ntabyo tugomba kuvuganaho nta bintu nafashe icyemezo ngiye kwigendera umunsi wumva uzafata decision nzima uzampamagara ubweti nanjye nabitekerejeho. None urabona ngiye ndi kukubeshya sibyo? Oye ngiye hano tubana nk'indaya yawe ntabwo ngiye ndi indaya yawe rero. Nuse wakwitonze kuki ushaka kwihutisha ibintu? Ntabyo kwitonda aho ngaho mfite. Nabitekerejeho munsi kandi nabitekerejeho imwanya munini. Abahungu muri ikunda mwikura mwisho ngume hano tugomeze turyamane. Nimba wumva wabitekerejeho ejo mbyara umwana wa gatatu nose turyamana nagufosinze ngewe ntabwo wafosinze ariko si biza ku bushake nose ntidukundana narakubwiye twiha umwanya twe kwihuta ako umwanya ushaka ruranganute mbwira umwanya ushaka ahubwo wowe kuki ushaka byihuta mbwira umwanya ushaka ukungana ngewe muhe umwanya muhe ukwezi umwaka imyaka 5 imyaka 2 urashaka imyaka ingana. Icyo ndi kubona ubimaranye igihe kinini ahubwo. Oya nta cyangwa se hari target wowe ufite kuri ngewe? Na target ngufite kuko nabaje mbere nuko baje bambwiye nawe rero niba wumva nkurambiye make a decision. Ahubwo ndi kuguha ukuri ahubwo kumve nk'ukuri nshaka kuguha kuzima nyine kuko ibintu turimo ntago ari ibintu bizima by'abantu biyubashye nkatwe. Sonia ntabwo nagufosinga bikore uko ubishaka. Haje umushyitsi hano
yakubaza ko ngenda wamubwira ngo ndi umugore wawe? Nakubwira ko uri Copine. Bientôt fiancé. Bientôt umugore wanjye. Ibintu ni step by step. Ntabwo ibintu uhita ufata ngo no. Ntabwo bishoboka. Copine, fiancé, whatever. Ntabwo bishoboka. Okay, so wafashe umwanzuro. Bikora uko byumva yewe ntabwo nakubangamira pe. Ngiye kwigendera n'umunsi uzumva washyize ubwenge ku gihe. Wabitekerejeho neza. Utarumbwira ngo tujye ngo umwaka twigihe igihe. Ese washaka igihe kingana iki? Imyaka 10. Nose ko wafashe umwanzuro. Imyaka ingana. Uracyamara icyaho ngaho. Umva nkubwire imigihe gito pe gushakira uburyo nari nagufasha. Sibyo? Magukure nimba ari uko bimeze. Wari uzi ko ibyo bintu uri kumbwira bibaye ari bishoboka nkaguha umusonga mfite umunsi umwe wonyine wowe waba uvuye muri ubu buzima. Aya umusonga wawe gumane nanjye wanye si unyoroheje. Uzi ko nanoteza icyakora ntabwo nari nzi ko nubwo umuntu yaba mubi akarutwa no kugenda umuntu akabana n'inyamaswa mu ishyamba. Ariko buriya Rutamine yaba ahinduka nk'ikirere. Ukuntu bwa mbere tugihura yambwiye ukuntu azanyitaho nkabona afitiye impuhwe nkabona afitiye urukundo, ariko yarahindutse. Ikirere ntabwo gihinduka pe. Ega buriya hari abantu babika inzika mu bwenge. Ushobora gusanga buriya Rutambi ari kwihorera ku ifuni wamukubise mu mutwe. Ese ubundi ndibaza uri inshuti uri umwanzi uri iki? Ariko Chantal uracyashidikanaho ngewe ibintu byose ndi gukora ari kugira ngo byibuze ngo ufashe ureke kurara ku muhanda. Musubwo uri kumva ibintu uri kumbwira ngo ifuni ngo nakubise Rutambi. Ntabwo nakubwiye yuko yari impanuka. Sinandi gutabara inshuti yanjye. Ese yo ntabwo yari ibabaye? Mvara nkubwira mu bandi. Iyo ndebye umbonamo umwicanyi. Ntaga mbivuze ngucyurira pe. Ahubwo nakwibutsaga yuko ibintu ari gugukorera ashobora kuba ari kwihorera. Sibyo? Kandi ko nari kuhita ngushyira hano iwanjye mba. Ubusajya nguze kurarana n'abagabo koko. Urabize bwa mbere tubacumbikira. Byibuze mwajyaga mukiranja mukarara mu cyumba cyanyu no tukarara mu cyacu. Hajye ubundi darana ni iki? Nimbwa n'umugabo ni iki? Twani nigiye nyoberwa n'icyo ndarana nacyo. Chantal urabugiye pe. Urabugiye nanjye gukoresha ngo bite hirya hino nye muri kibazo cyawe. Kandi abigusezera. Umugabo riyo. Nawe n'umugabo kandi turarara. Ntabwo nzi icyo ndicyo. Nusiro Rutambi mwarongeye muraryamana. Iyo winsakurisha ntabwo nzi icyo ndicyo. Ndi ikibura buryo sindi umugore sindi umukozi. Ntabwo nzi icyo ndicyo kuri Rutambi. Ariko ngiye ndumva niba mwarongeye mukaryamana agiye kongera kugira umugore. Ahubwo sinzi ikintu kiri gutera kuhava nona. Ubwo naba mbaye nyakagore ntabwo naba mbaye umugore pe. Sizo kuva kuri step ujya ku yindi yakagore ku mugore bita bikunda. Wowe ubwo wibira ubwenge ubusubiyeyo ukubeze umwitwareho neza uri kumva pe. Wowe mu minsi mike ugaruka kundeba urasanga ikibazo cyawe namajije kugitunganya. Bikora ugenda agaciro mu buzima bwawe uzongera umamagara. Yeah, go ahead, genda nakubwira iki. Fata utwawe twose wigendere rwose. Ndagenda. Kandi uragenda nkureba. Urabizi ko imitungo ni kurusha wowe nta. Numva winzira amagambo menshi. Umwanzuro wawe ufashe fata ibyawe ugenda. Ndagenda nsanga abana banjye. Fite inzu yanjye. You have 10 minutes. Tabeshye se ibintu ntabwo ari ibintu bikomeye wakwihangana tukabishuti
ukamera umukunzi reka nawe mbangongera ko umukobwa mwiza nkaho urabona umuntu wese utamwifuza wowe utanaga ibyo ngibyo ntabwo ari byo ndimo pe. No ntabwo bandukiye mu kabyari bakuntu n'ubwamwe sibyo kandi utamufite n'amafaranga unaragufasha no gushaka no umuvandimwe wawe ariko nyine ukambera umukunzi reka nanjye ni umuntu tubana kanyitaho ntabwo ari ibintu birenze ibyo ntabwo ari wakwanga cyane ibyo bintu nta mwanya wabyo afite pe. Ukuri umwanya wabifite ubuze umuntu abura umwanya wo kwakora ubura umwanya wo kunda ubu umwanya wo kurya ubu umwanya wo kurya amafaranga ntabwo bibaho ntabwo kuri njyewe ntabwo ibyo ngibyo byakunda kuko nta mwanya wabyo mfite pe. oya reka nkubwire Vanessa buri kintu cyose uragerageza kugira ngo nibura ubone ko hari challenge wabona mu buzima rezo waba gutyo nta muntu ugutereta reba ubwiza ufite none si byo bihurira nubwo bwiza uvuga mfite ibyo nta hantu bihurira. rega Imana yarabaremye ngo tubakunde uzi nkaye imboni zanjye usibye nanjye kandi genda utabe haki ya Mungu umugabo wese ufite amafaranga usibye n'ufite amafaranga umuntu wese ujijutse wakubona shaka gutereta pe uri mwiza bankwamba haki ya Mungu ibyo nta mwanya wabyo afite ibyo ngibyo ntago ari byo nyine bindaje nshinga. reka nkwereke reba hano akuntu kagira umuturage w'umuntu w'umusirimu mu mutwe reba ukuntu usagomba gusirimuka no mu mutwe ubwo ikibazo kiri he wumva ko ntari umugabo mubi ko nta kintu wamburana kandi rega kubaho ni ukubana dadangu. None se Ruta kuba umusirimu bivuze yuko nakundana nawe bitandimo ntabwo ari ibintu bigoye ariko se rega kubyumva nicyo kibazo ufite. nta mwanya wabyo mfite pe. ubu ngubu mpangayikishijwe na mubyara wanjye wabuze mama we yarahangayitse ararwaye ibyo nibyo ndi kureba ibindi ntabwo byitayeho pe. rero reka nkubwire icyo kibazo unafite ubwire ikibazo ufite tubaye inshuti twaba tubabiri mu gufatanya gukemura icyo kibazo nagufasha shara utambireke ibyo ngibyo ahubwo se nta muntu wabuze hano muri Skype basi ushobora kumpa amakuru yiwe ariko rirugurushywa n'iki nta muntu nabona ariko usibye ko ngiye ubwanjye ushobora no kunakurikira byose nkabimenya wanyizeza ukamura urukundo ese reka nkubwire ubundi iyo ugiye ahantu uri gushaka n'umuntu yifuye ko washaka n'inshuti yamagara nyine uzageze ngo si uhuye n'ikibazo muri no karetsi singi wagutabara cyangwa mbese urukundo ni ikiguzi ntabwo ari ikiguzi none dada narakwenda kwishimira wallahi kuva nakubona sinyisinzira uzi kugira ngo ubeshye